Uyu munsi ubwo narindi nsoma hari inkuru naje kugwaho y'ibintu bidasanzwe mu mateka y'isi biteye n'ubwoba byabereye hano mu Rwanda ku isi hose. n'ubwa mbere ibyo bintu byari bibaye bibera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu karere ka Nyaruguru. Wigeze wumvaho itariki 28 z'ukwezi kwa 11 cyangwa itariki 29 z'ukwezi kwa 8 ni umunsi cyangwa ni itariki idasanzwe isi yose yizihiza ikayiziriza hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, cyane cyane abakatolike n'abantu bafite imyizerere ya Kiliziya Katolika. Ni ukuvuga ngo ku isi hose mu bihugu bigiye bitandukanye, i Burayi, muri Aziya, muri Amerika, ahantu henshi hagiye hatandukanye ku isi hose, n'ibihugu byinshi bya Afurika bihurira hano mu Rwanda bije kwizihiza uwo munsi cyangwa se iyo tariki. Ni umunsi uba udasanzwe ku isi hose, aho abantu benshi baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye by'isi bahurira hariya mu karere ka Nyaruguru, mu karere kacu ka Nyaruguru hariya Kibeho, cyane cyane ba bantu b'abakatolika n'abantu bafite imyizerere ya Kiliziya Katolika barahahurira ku rwego rwo hejuru, kubera ko hariya hantu habereye ibintu bidasanzwe mu mateka y'isi biteye n'ubwoba, bimeze nka maji, bimeze nka za filime z'ikikango. Ni ibintu byari biteye ubwoba ku rwego rwo hejuru. Ni ibintu byabereye ku bana batatu, abana n'ubundi bigaga ku ishuri ryaho ngaho Ikibeho. Ni ishuri ryitwaga Rwandan Catholic Girls School. Abantu b'Ikibeho abenshi bararize, abantu bahatuye ndetse n'abandi benshi iryo shuri bararizi cyane. Ibi bintu ngiye kukubwira byabaye kuri abo bana nibyo bintu bihuruza imbaga nyamwinshi z'abantu baturutse hirya no hino ku isi baje kwizihiza uwo munsi niyo tariki y'ibyo bintu byabaye kuri abo bana. Ibintu byabaye kuri abo bana ni inkuru ushobora kumva ni nk'ibintu by'ibihuha cyangwa ni nk'ibintu bitabayeho, ibintu bimeze nka filimi cyangwa bimeze nka ziriya filimi z'ikikango, ariko ni ibintu byabayeho, ni inkuru yabayeho y'ibintu bya nyabyo mu mateka y'isi, byananditswe no mu bitabo bigiye bitandukanye. Iyi nkuru rero niyo nkuzaniye hano kuri iyi YouTube channel yanyu. N'ubundi nitwa Kennedy. Icyo ngusaba ni ugukora subscribe ugakanda na like, ahandi ubundi tukagura umuryango mugari w'iyi YouTube channel yanyu, tukajya duhora tubahereza ibintu by'ubwenge n'ubundi bicukumbuye, inkuru zigiye zitandukanye. Naha ngaha ibyo byose muzaza mubisanga. Nongeye kubaha ikaze nanone, ari ubwa mbere ugeze kuri iyi YouTube channel. Icyo nagusaba ni ugukora subscribe, waba uhari nawe ugakanda like, ubundi ukareba uburyo ki tuhatwikamo. Hari mu mwaka w'igihumbi 1981 n'ubundi kuri za tariki nakubwiye 28 z'ukwezi kwa 11, umwana witwaga cyangwa se witwa Alfonsina Mumureke. Ibintu byamubayeho ni ibintu bidasanzwe biteye n'ubwoba, bimeze nka maji, ndetse ibyo bintu bibera no mu maso y'abantu benshi, abari baraho bose, abapadiri, abayobozi, abarimu ndetse n'abandi benshi bari baraho kuri icyo kigo barabyiboneye n'amaso yabo. Ni inkuru idasanzwe yagiye ikandikwa no mu bitabo bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu usanga abantu benshi ibihumbi n'ibihumbi baturutse ku isi mu bice byinshi by'isi bigiye bitandukanye bahurira aho ngaho Ikibeho muri Nyaruguru baje kwizihiza iyo tariki y'ibyo bintu byahabereye. Ni ukuvuga ngo uwo mwana witwa Alfonsina kuri iyo tariki ya 29 z'ukwezi kwa 11, ndagumye nsubiramo iyo tariki kugira ngo muze kuyisanisha n'ibyo turi buze kuvuga imbere gatoya. Muri uwo mwaka w'igihumbi 1981 uwo mwana yinjiwemo n'ibyo bita kuri uyu munsi wa none ibibonekezo by'Ikibeho. uyu mwana yinjiwemo n'ibibonekezo, abona ibintu giteje urujijo na n'aka kanya. Ubundi ukuntu byagenze, uwo Alfonsina yari umwana usanzwe n'ubundi umeze nk'abandi bana bisanzwe. Yari umwana wari ugeze mu myaka myaka y'inkumi, n'ubundi yaragize umwana wari uri mu myaka mitoya, utari mu myaka iri hejuru, yari afite imyaka 16 yonyine y'amavuko. N'umwana yarabyutse mu gitondo bisanzwe nk'uko wabyuka ugiye ku ishuri bisanzwe. Uwo mwana
abona ibintu bimeze nk'umweru. Yavuze ko yagiye abona ibintu bimeze nk'umweru, nk'umugore wambaye ibintu by'umweru mu kirere. Yabonaga umuntu umeze nk'umukobwa uri hejuru mu kirere wambaye ibintu by'umweru, ndetse uwo mukobwa akajya anamanuka akamwegera bakaganira. Abandi bana bakamuseka bakamubwira ati ibyo bintu uri kuvuga ntago bibaho, ibyo bintu wabonye ntago bishoboka. Abapadiri, abarimu abo bose bakamugira umusazi, bakamubwira ati ibyo bintu uri kuvuga ntibishoboka, ntago bibaho. Ariko uwo mwana we yarabyiboneraga. Ariko bitewe n'imyaka uwo mwana yari afite, imyaka 16, urumva ntago ari imyaka myinshi cyane n'imyaka mikeya, ibyo bintu byose yabonaga ntago bamujajingaga cyane ngo bamutere hejuru bitewe n'uko yari agifite imyaka mikeya. Bumvaga ko ibyo bintu atari kubyikoresha. Ni ibintu byateye urujijo abayobozi, abarimu ndetse n'abandi benshi bari bari aho ngaho. Byabateye urujijo ndetse biranabacanga ibyo uwo mwana yari ari kubona. Ntago yabonaga ibyo bintu by'uwo mugore wambaye umweru gusa, ahubwo yakoraga n'ibindi bintu bidasanzwe, akagenda mu buryo budasanzwe, akavuga mu buryo budasanzwe, avuga ibintu bumva bitumvikana neza. Uwo mwana ukabona amaso ye yabaye umweru, amaso akihindukiza akaba umweru, nk'uko nguko uri kubibona ku mashusho. Niko abo ngabo nibo bana niko byabagendekeraga. Icyari kinateye ubwoba kurusha n'ibindi byose ni ukubona umwana w'imyaka 16 uri kubona ibyo bintu byose, ari kuvuga ayo magambo yose, ubona n'amaso ye yahindutse, ukabona ni nka filime z'ikikango uri kwirebera. Ibyo bintu kandi yabikoraga atababara, ubona ari ibintu bidasanzwe, ubona ari ibintu ameze nk'aho nta kintu ari kumva, ameze nk'aho ari mu yindi si. Icyo gihe kugira ngo unamenye neza ukuntu uwo mwana atababaraga, abayobozi n'abapadiri bageragezaga kumunosha no kumukubita ku kaboko ngo barebe ko ababara, ariko uwo mwana yavaga muri iyo eta yabaga arimo, yaza akababwira ati nta kintu numvaga, sinababaraga. Kandi koko uko bamubonaga babonaga atari kubabara habe na gato. Ibyo byose bamaze kubona uburyo ki umwana ari kwitwara n'uburyo ki ari kuvugamo n'ibintu ari gukora, ibyo byose bakibibona batangiye kubyandika mu bitabo byabo. Abayobozi, abapadiri batangira kubyandika kugira ngo bitazahera cyangwa bigacika. Kandi ibyo bintu byabaga kuri uwo mwana ntago byamubagaho nk'amasegonda 20 cyangwa umunota umwe cyangwa iminota 2 ngo bihite birangira gutyo gusa. Ibyo bintu ni ibintu byamaraga hafi iminota 40 kugeza no ku isaha, umwana ari muri iyo eta atumva ububabare, amaso ye yahindutse, ubona ari ibintu biteye ubwoba. Ibyo byose abari baraho barabyiboneraga n'amaso yabo. Kugira ngo nanone wumve ukuntu ibyo bintu byari biriseriye, wumve ko uwo Alphonsine Mumureke atari we byabayeho wenyine, byabaye no ku bandi bana babiri. Kandi niwumve ko ibintu byabaga byoroshye, uko iminsi yagendaga yicuma niko ibintu byarushagaho gukomera. Hashize amezi make, abakobwa babiri nabo batangiye kubona ibintu nk'ibyo ngibyo, bisa nk'ibyo Alphonsine Mumureke yabonaga. No kuvuga ngo Alphonsine yabibonye ku itariki 29 z'ukwezi kwa 11 1981, hanyuma abo bandi babiri babibona. Alphonsine yabibonye ku itariki 28 z'ukwezi kwa 11, abo bandi babibona ku itariki 29 z'ukwezi kwa 8 ku mwaka wakurikiyeho w'1982. Abo babibonye yari uwitwaga Anatalia Mukamazimaka ndetse n'uwitwaga Marie Claire Mukangango. Neza bya bindi Alphonsine yabonaga mu mwaka wabanje, nabo batangiye kuyibona neza nk'uko Alphonsine yayibonaga, nabo ukajya ubona amaso yabo yahindutse neza nk'uko byagendekeraga Alphonsine. Noneho kugira ngo wumve ikintu kinateye ubwoba kuruta n'ibindi byose, kugira ngo wumve ukuntu abo bana ibyo bintu babonaga byari seriye cyane,
ari n'ibya nyabyo koko. Muri uwo mwaka n'ubundi w'1982 abana babonye noneho amashusho adasanzwe y'ibintu biteye ubwoba byagize n'ingaruka ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Babonaga amaraso, imirambo, abantu bicwa, igihugu kiri mu mwijima, ubona ari ibintu biteye ubwoba bidasanzwe. Icyo gihe noneho abo bana uko ari batatu babiboneye rimwe ibyo bintu by'abantu bicwaga, amaraso atemba, ubona igihugu cyuzuye icuraburindi. Icyo gihe noneho babona ibyo byose abayobozi b'igihugu, noneho inzego z'umutekano, abayobozi b'inzego zose zigiye zitandukanye, noneho bari baje kubyirebera nabo, bumva ibyo bintu abo bana bari kubona, ariko ntibabibonaga, ahubwo byabonwaga n'abo bana, abo bana bakabibabwira, ariko bitewe n'imyitwarire abo bana bagiraga, abo bantu bose bemezaga ko ibyo abo bana bari kuvuga ari ukuri, bitewe n'uko nyine urumva imyaka yari ishize, hari hashize umwaka haba ibintu bidasanzwe. Noneho icyo gihe kuri uwo munsi abo bana babona ibyo byose by'amaraso n'iki, noneho abayobozi inzego zose z'umutekano zari zaje kumva noneho ibyo bintu ngo babyiyumvire n'amatwi yabo, atari ibihuha, atari ibintu bari kubwirwa n'abandi bantu. Ushobora kumva ni ibintu biri aho bisanzwe, kubona amaraso cyangwa imirambo n'iki, wenda ukagira ngo nawe ushobora kubibona mu nzozi ukumva ni ibintu bisanzwe biri aho ngaho, ariko nyuma y'imyaka mikeya byagize impact ikomeye ku Rwanda, kuko byari byaranditswe mu bitabo ahantu hose, bizwi ko abo bana ibyo bintu babibonye. Nyuma y'igihe gito, y'imyaka mikeya, u Rwanda rwaje kwisanga mu icuraburindi rya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Abashakashatsi b'icyo gihe n'inzobere, ibyo bintu byahise bishyirwaho umwanzuro ko ibyo abo bana babonaga ari byo byabaye mu 1994. Rwanda rwaje kwisanga mu icuraburindi ry'ibintu byabaye mu mwaka w'1994. Ibyo bintu tutari buze kubivugaho cyane, kuko bitewe nuko tutari mu gihe cyabyo, ibyo bintu ntabwo turi bivugaho, ariko murabizi amateka arabivuga y'ibintu byabaye mu Rwanda. Icyo gihe abashakashatsi n'inzobere bahise bafata umwanzuro, bahita bemeza ko ibyo bintu byabaye ku Rwanda ari byo abo bana babonaga muri icyo gihe, nk'uko byari byaravuzwe n'abo bana uko ari batatu. Kandi ntugire ngo abo bana hari n'uburwayi bwo mu mutwe bari bafite cyangwa se ibindi bintu, kuko abashakashatsi n'inzobere mu by'ubuvuzi baraje basuzuma abo bana, basanga nta ndwara zo mu mutwe na nkeya bafite, abo bana ni bazima. Kuva icyo gihe Kiliziya y'u Rwanda n'isi yose yarebye ibyo ibimenyetso byose byagiye bikusanywa n'inzobere, ihita ifata umwanzuro ndetse yemeza ko byinshi mu bibonekezo bya Kibeho ari ukuri. Byemeza mu mwaka w'2001, kuko ni ibintu byagiye byandikwa mu bitabo bitandukanye bihambaye, nk'igitabo cy'umuntu ukomeye cyane wagize n'uruhare mu kwandika igitabo cy'ibyavuzwe kuri jenoside yakorewe Abatutsi, n'ubundi uwitwa Iribagiza Immaculée, ku gitabo cyitwa Our Lady of Kibeho, cyangwa se igitabo cyitwa The Fascinating Story of Kibeho, ndetse n'igitabo cyitwa If Only We Had Listened. Icyo nacyo ni igitabo, ibyo byose ni ibitabo by'uwo mudamu witwa Iribagiza Immaculée, ubu ngubu bivuga ko yibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abo bana nabo ariko bamwe baracyariho, umwe niwe waje kwitaba Imana muri jenoside, uwitwaga Marie Claire Mukangango niwe witabye Imana, naho aba bandi uyu Natalia Mukamazimaka we ariho, kandi we aracyari hano mu Rwanda, yibera hariya i Kibeho. Ndetse uyu witwa we Alfonsina Mumureke we
aracyariho nawe yibera, bavuga ko ubu inkuru zivuga ko yibera mu Butaliyani, naho uyu nguyu Mukamazimaka Nathalie we yibera hari Kibeho, n'ubu bajya baza kumuganiriza bakamubaza byinshi ku byo yahaboneye akabibabwira. Natwe nitugira umwanya tuzanyarukirayo dufate amashusho, tugire n'ibintu byinshi tumubazaho, anatubwire uko byari byifashe. Ibyo byose nibyo uzaza usanga kuri YouTube channel yanyu. Icyo ngusaba ni ugukora subscribe, ubundi tukajya tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Inkuru niyo nagira ngo mbagezeho by'aka kanya, reka tuze kubana no mu bindi biganiro. Ciao ciao.